Mureke tuganire uyu munsi ku bintu hafi bitandatu bituma tudatera imbere, bituma tutava aho turi, bituma tutaba twebwe ba nyabo, tugere kure hashoboka, tube abakire, tube icyo dushaka kuba. Ibi bintu bitandatu rero biragufasha kwiyumva uri we, wenda urebe uko wanabihindura, kubera ko igihe ni iki ngiki. Numara kumva iyi video niwo munsi wo guhita utangira ukavuga kuva uyu munsi ngombe mpindure ibintu. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango Itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Umunsi nabatiyemo rero ko twaganira ku bintu bitandatu byadufasha, byagufasha, byafasha n'abandi bose, uburyo twagenda duhinduka muri urugendo, muri terambere rigezweho, kugira ngo turebe uburyo natwe twatera imbere, twagera aho dushaka kugera mu buzima bwacu. Mbibutse yuko iterambere, kuba successful ntabwo ari trophy, ntabwo ari ngo nagezeyo. Oya, burya nta muntu wagezeyo, ahubwo kuba successful ni urugendo ruhoraho. Uzareba bari abantu ba Warren Buffett, none ubu ngubu bageze hafi imyaka 90 n'ingahe, aracyashaka amafaranga, n'ubu aracyinvestisa. Kuki atabireka kandi afite amafaranga azana byose? Oya, suko bitugaragariza yuko isi ukuntu dushaka ubukire ni urugendo. Ntabwo uvuga ngo nagezeyo reka ryame sinzire, reka da. Okay, reka rero ntangire kuri ibyo bintu bitandatu bituma tudatera imbere, tutagira kure ahashoboka. Ikintu cya mbere ni uko duhora turi mu bintu ngo turashaka kuvumbura. Ndimo ndakora ubushakashatsi no kwiga bino bintu ngo twagiye kwiga, nabyo ni ibintu burya bidusubiza inyuma cyane, kubera ko burya ishuri ritwigisha kwanaliza, kureba ko nta ibyo bita ngo critical analysis, kwanaliza buri kantu kose, icyo ugiye gufata, risk management, amakosa uzakoramo, ibintu byose. Biriya bintu rero biri mu bintu bituma tudatera imbere. Burya wa muntu ujya gukora igikorwa akicara akamara umwaka, imyaka 2 arimo kwanaliza, arimo gukora ubushakashatsi, arutwa inshuro nyinshi na wa muntu watangiye mu makosa ye, watangiye akopera abandi, agakora urugendo, agatangira. Muribuka inkuru nababwiye y'Abashinwa, uburyo Abashinwa batangiye bakopera abazungu, abanyamerika n'abanyaburayi, bagakora ibintu byabo, none ibintu tukabita ko ari inshinwa, iriya ni fake. Ariko uyu munsi mu rugendo rwabo bageze aho bagera kuri rwa rwego rwo kurenga ba bandi ba original. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu kano kanya wahitamo inshinwa mbere yuko uhitamo inyamerika n'inyaburaya. Kubera iki? Nuko inshinwa irahendutse kandi ikora ibyo inyaburaya n'inyamerika yakora. Urumva yuko ahangaha rero kwicara hasi ngo ugiye kuzavumbura, nta byo kuvumbura bikibaho, nta kintu gishya kuri iyi si, ntibazakubeshye. Rien de nouveau kuri iyi si. Bityo rero icyo ni icyambere tugomba kwirinda. Icya kabiri ngo ubwenge without vision, kugira ubwenge udafite icyerekezo. Hari abantu benshi usanga babona amahirwe, bakabona akazi, bakabona umuntu ugutiza ikintu, ariko kubera ko ukigiyemo nta cyerekezo ufite, ugasanga bimaze igihe, umazemo imyaka 6 muri cya kintu cyashira, manda yacyo yashira, cyangwa igihe cyacyo cyashira, ugasanga tangira kuvuza induru. Muri politike twarabibonye cyane, aho ujya muri politike ukicara ukarya, igihe cyawe cyajya kurangira ugasanga utagiye kuvuza induru. Ibintu nk'ibyo umuntu yagutiza inzu ye, igihe cyarangira kijya kurangira ugatangira kuvuza induru, warampemukiye, wagenze gutya. Kubera iki? Umuntu yaguhaye faveri, wowe ugira ngo arakwihereye. Nta bintu by'ubusa kuri iyi si bibaho, kandi nta bintu bizahoraho kuri iyi si ngo bibe biri flat, bihore gusa bimanuka. Oya, isi turi mu isi imanuka inazamuka. Hari ibihe byiza, hari ibihe n'ibibi. Mu gihe cyose rero ufite vision, mu gihe cyose uzi ko ibintu bigomba kuzahinduka, uhora uri mu iterambere. Iby'uyu munsi kuva ko bizubaka ejo, ibyejo bikazarema ibizakurikiraho. Kubwije ukuri ko nta kintu gishobora kuzaguhagarika kuri iyi si, ugomba kuzagenda kure hashoboka. Icya gatatu, kugaragara nkaho, yani kwicisha bugufi. Inahangaha i Buraya byo babigezeho kera. Urebe mu miturire, amazu yabo yose arasa, waba umukire waba umukene mwese murasa, waba uwize utarize mwese murasa.
igitangaje n'ahangaha bijya kumera nko muri Afurika, umukene abasa nk'umukire, umukire w'inahanga akabasa nk'umukene. Inahangaha niko bimeze, ukabona umuntu w'umukire ahangaha mwahura ukabona yambaye ibintu bisanzwe, nta kintu cy'igitangaza afite, ndetse anatwaye n'imodoka ishaje. Ariko iriya modoka n'imyaka yayo n'imisazire yayo, buriya bayishyize ku isoko bakayigurisha, watangazwa n'igiciro cy'iriya modoka. Iriya modoka ugasanga vintage, bazita ama vintage, ugasanga irahenze pe, ugasanga urugero umuntu afite nka Volvo cyangwa afite Land Rover za zindi za kera, ariko ugasanga yayitayeho, ayifashe neza, ugasanga iri aho ngaho nta kibazo imutwaye. Ariko umwana w'umuhungu w'umukene uvuka muri famiye y'abakene, akaba afite imodoka brand new, izi modoka zigezweho rwose, n'amaswaga menshi n'ibishaneti byinshi yambaye, ukabona wa muntu ukavuga ngo wow, uri ateye ubwoba. Ariko burya iyo mukurikiranye usanga bira byose ni amadeni. Bityo rero kugaragaza ko ufite ntago ari byiza, ahubwo cisha bugufi, kubera yuko hari abantu muri Afurika hari ingaruka bitera. Nuko usanga hari nk'umuntu uhora mu ikoti, umuntu uhora muri karuvati. None uyu muntu yagiye kugerageza ikintu gishya, agiye kujya nko muri business, hari business zisaba yuko wowe ubwawe ugomba kuba uhibereye, ugatangira bundi bushya, guterera imifuka, koko ushaka kudasohora amafaranga menshi, gutera umufuka, nta muntu watera umufuka wambaye karuvati, gusunika ingorofani, nta muntu wabikora warayamenyere kwambara karuvati n'amakoti, kujya gucukura imyobo urimo kubaka aho uzashyira ibintu byawe. Urumva ko muri make iyo wicisha bugufi, ibi byose birakorohera. Kubona kanaka asunika ingorofani biroroshye. Ikiransekeshe kiranyibukije nkitangira akazi nanga i Buraya, nakoze muri warehouse ahantu twasunikaga nyine ibikarito ku ngorofani. Nkabona ikigabo kiri aho ngaho kivuga cyane, nkibaza ko iki kigabo ubundi ni igikorwa numva kiri mu biparumo n'abantu bose. Ngiye kubona tugiye kurangiza akazi, mbona kirampamagaye, ndabaza igigabo kiranshaka wiki, mbona kinyinje mu nakumbe ni manager tugiye kuvugana bakambuye. None kumbe manager niwe wasunikaga n'ingorofani. Numvise bintangaje, ariko numva birananshimishije. No kubera iki bira bintu byatumye yicisha bugufi, amenya abantu bose, aganira n'abantu bose, kandi n'akazi kose yakisangamo. Ibaze ese aho ngaho mu rugo iwacu muri Afurika ushobora kubona manager w'uruganda asunika ingorofani, cyangwa arimo gukoropa ahantu, cyangwa arimo gukubura ahantu, mu gihe nta muntu uri aho ngaho wo kubikora? Sinzi nuko niba byashoboka. Reka tugere ku cyakane. Iki cyakane rero ntitukikunde, iki kintu cyo kwikunda, kumva ko ibyo urimo gukora ari wowe wenyine n'abana bawe n'umugore wawe, burya uba urimo kwica ejo hazaza h'abana bawe. Iyo wumva ko urimo gukorera umugore wawe n'abana bawe, byanze bikunze bari abana nabo bazakura ari uko guko bumva ko nibo n'abana babo. Mu gihe abandi mu bindi bihugu nk'inanga y'i Buraya bo ntabwo ari uko babikora, bakorera community. Kandi burya ukomera community ubukorera igihugu. Burya ngo baravuga ngo niba uzatere igiti udategereje yuko uzacyugamamo izuba, bivuga iki? Ahangaha igiti uteye, ikintu urimo gukora, ugasanga murakoze umushinga wa miliyari nka miliyari nk'ebyiri, ariko uwo mushinga ukazamara imyaka 30, nibwo uzuzura nyuma y'imyaka 30. Kandi we ubwe uwo nguwo utangije uwo mushinga afite imyaka 80. Ni ukuvuga ngo uriya mushinga uzajya gutangira atakiriho, yaragiye. Kubera iki? We ntareba uyu munsi, arareba legacy, arareba ibizaza, ibyo azasiga inyuma, abazaza, abana bakiri bato, ibyo bazakomerezaho, abana babo ibyo bazakomerezaho. Iki ni ikintu twebwe iwacu muri Afurika tudafite muri twebwe, tugombe tucyubakemo. Ntitugakora ibintu ngo kubera ngo ni famiye. Biriya ni ibintu, buriya ni ikosa. Tureba bugufi mu gihe cyose, waba umushoramari, waba umuyobozi, mu gihe cyose udakora ikintu kubera community yawe, nkubwije ukuri yuko byanze bikunze n'abana ubyaye ingaruka zizabageraho byanze bikunze. Icya gatanu ari cyo bita kunogereza ibintu. Twebwe iki gusa nk'icya mbere, hahandi usanga abantu dushaka kuvumbura, dukora amanalize menshi. Ahangaha ho ni kunogereza, kuba ibintu biba perfect.
ntushaka gukora ikintu kituzuye, urashaka yuko ikirato cyawe urimo gukora kizaba ari ikirato kiri kuri top, umuntu wese uzacyambara, umwenda urimo kudoda uzasohoka uri hatari, utumije ibintu mu mahanga, utumije ibintu oya, itonde. Ushobora kuba ubitanzeho amafaranga menshi, ugasanga hari umuntu ku ruhande hariya ukoze ibintu biri simple by'amafaranga makeya, ugasanga uriya muntu w'amafaranga makeya akuriye isoko market, wowe wasohoye ibintu bya karite, ugasanga uhombemo. None utangiye kuvuga ko abantu bakuroze, hari abantu n'abagome bagufitiye ishyari. Oya, ntago bagufitiye ishyari, wowe wakoze ibintu, ntago ufite cya kintu cy'ubwoba cyo kumva ko abantu nudakore ikintu kiri perfect abazaguseka. Oya, nta bintu perfect bibaho byo kuri iyi si. Iyi si nta bu perfect bubaho. Igihe cyose wumva yuko isi ari isi igenda ifite ibyo bita pompe ride, ni ukuvuga ngo imihanda igenda izamuka imanuka, ni ukuvuga ngo hari ikintu ugomba gutangira ukagenda urwana nacyo, ukagenda ukigira cyiza, kuzagera igihe kizaba cyiza nyacyo. Tangira witegereza ngo bizabe ngo byiza, ngo cyangwa ngo uzatangira igihe cyabaye cyiza. Oya, wowe genda kano kanya unyumva, tangira. Icya gatanu, working in team, gukorana n'abantu byaratunaniye. Gukorana n'abantu twigize yuko niba udakoranye n'inshuti na famiye yawe cyangwa wowe ubwawe, umva ko utakwemvista abandi ngo baze mu mushinga wawe cyangwa ubashyiraho amafaranga mukorane. Ibi ni ibintu ushaka abantu bafite ubumenyi, bashyiramo amafaranga yawe cyangwa ubemvite mukorane. Nicyo kintu cyiza cyane. Buriya uriya muntu ushobora kuba nta mafaranga afite, ashobora kuba nta bumenyi afite, ariko afite umwanya wo kwirirwa aho ngaho, mu gihe wowe ufite amafaranga, wowe ufite ubumenyi, ariko nta mwanya ufite wo kwirirwa ahantu. Urugero, uri umworozi w'inkoko, ushobora kuzajya usiga uriya muntu hariya akazirirwamo, byonyine kwiyumvamo ko nawe afitemo umugabane we, afitemo pari akina. Nk'ubwije ukuri yuko byaze bikunze iyo famu yazagera kure cyane. Burya umuntu ashimishwa gukina na role arimo iyo yumva ko nawe ayifitemo uruhare, afite contribution kurusha n'amafaranga yakuramo. Yes, burya ni ibintu biryoha cyane. Rero twige gukorana n'abandi, bityo byazatuma tugira iterambere rimara igihe, kubera ko burya iyo ukorana n'abandi ni ukuvuga ngo ubushaka ko n'inyungu zigera ku bandi no ku bandi. Ibi ni ibintu bifasha cyane. Nizere yuko wenda hari icyo byabunguye kuri iyi kiganiro cyanjye cy'uyu munsi cyo gukorana n'abantu, cyo kudatekereza ngo twishyire hejuru, duhore mu bintu by'amakaruvati byo kwambara ngo tube shike, tugaragare neza. Oya, biriya ni byiza yego, ariko hari igihe cyabyo, hari n'igihe cyo kuba nomo, ukaba uri umuntu wajya gucukura umwobo, ari umuntu wajya guhanagura ahantu, ari umuntu wajya gukubura mu muhanda, ibintu nk'ibyo byose. Ibi rero biduhe kumva yuko tugomba kugira icyo dukora cya buri munsi, twiga buri munsi mu rwego rwo gutera imbere. Niba dushaka gutera imbere, kubwije ukuri yuko tugomba kuba abanyeshuri ba buri munsi, guhozaho twiga si ugusoma ibitabo gusa, kwiga n'umuntu urimo kuganira. Hari ibiganiro, twumva ibiganiro by'abandi bantu. Niba ari cya kiganiro cy'abantu usuzuguye, wibaca, hari akantu wakuramo, kari akantu kaba kaguhindura ubuzima, kaguhindura uburyo ubona isi. Ushobora kuba uri mu nzu nini, ejo wakumva ikiganiro cy'umuntu ugahita iyo nzu ejo mu gitondo ujya kwicamo icyumba kimwe ukakibamo, ikindi ukagikodesha kugira ngo ubone kapitale yo gutangira umushinga wawe, no kuba uba mu nzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 na salo, nta mpamvu yabyo. Bikumva kubera ko umuntu agwa experience. Reka mbaho urugero ruto. Hari abantu babaye muri Afurika bakaza kuba i Buraya, noneho kubera ko bakuriye mu bintu binini, bakuze baba mu mazu manini, kuza mu nzu nawe ukaba mu cyumba kimwe na salo n'abana, mu byumba 2 na salo n'abana, bikagutera ikibazo gikomeye cyane, bikaguha stress. Niyo mpamvu uzasanga abantu bava muri Afurika iyo bageze i Buraya bagira stress zikomeye cyane. Bityo rero ugasanga yamenyereye ibintu binini, ibintu byiza, ibintu muri make birenze iby'abandi, ariko kugera ahangaha agasanga ibintu byahindutse, bityo akananirwa kwiyadjasta muri systeme agezemo. Nicyo kibazo rero cy'umuntu wahoraga uri hejuru, uhora mu bintu biri top, usanga kwiyadjasta bimugora. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. God bless you all of you. Ciao.